afite imyaka 37 afite imyaka 90 ubwo nta kuntu na rimwe adashobora kuvuga ati uyu mwana aracyari mutoya byanga bikunda afite n'amaraso ashyushye byanga bikunda baramutereka kubera ko nanjye ndamushatse mbona ko hari icyo namukuraho ndamwemera namushatse mwemeye ubu tuvugana Odira n'umwe mu bakobwa bamwe mu bashatse abagabo bakuru aho umuntu w'imyaka 30 ashaka umuntu w'imyaka 90 umunsi ari abantu amurusha ingahe amurusha imyaka 60 yarayindusha n'ukuri pe akurusha 60 habanye bate nirese tubwira ubundi mwabanye muto ariko dukundana ndi umukozi we mukorera musanze nayo Kigali kuko iwacu mu karere ka Gakenke niho mvuka naje rero ndi umupagasi byo kwishigira ubuzima i Kigali ndi umuhinzi nta kandi kazi ngira nshoboye guhinga ubwo nawe duhurira ahantu muri kabari ndi kumwe n'undi mu mama tuvuga uburyo tuzi guhinga noneho yumva ko nawe afite ubuhinzi ariko kuri ya makuru yumva ngo ngiye simbyara ahita yumva ko ngiye utabyara ari ngiye yakwijyanira ubwo rero aza arambwira ati uze muhe akazi ngenda gutyo akazi arakampa turumvikana noneho uburyo yagumije kunkururamo naratahaga akambwira ati fata ibyo guteka untekere nkamutekera nanjye nkareba nkabona ko ntari bujye kuri butike nkateka nkarya narangiza kurya nkagenda nkasubira he kwicunga saa 3 zagera z'amanywa ndi guhinga ikiraka nkabona umuntu anzaniye icyayi yanzaniye imineke kwitaho rwose ebana nkabona umuntu arankunze nkabona ko rwose nkavuga ati uyu muntu ariko uyu muntu ashobora kubarwa neza umuntu ama amafaranga narangiza mpe n'icyo kurya n'icyo kunywa nakwiteho sanga namara gutaha akansanga ku icumba nsange kwa kana kankubwire nagera nkabona nkubise nkako kanore sangiye akandi ubwo niyo mvuze ati ngiye gukarata Nyabugogo avuga ati ngiye guhura nande nase w'umwana wa mbere ndamukeka pe yego ase wabona atajya igira nta kizibike zuramufata naracyo mufata kandi atari wowe wagize ibyo bintu se ntibiri gutera ubwo narayimubwiye arangije nyuma arambwira nyine turashwana arambwira ngo jyana ngo nyine ibyo nagusigiye ngo birahagije urumva nyine nyuma nagiye nanjye kwivuza ubwo rero bigenze gutyo nawe tuvuga ati cyangwa bikunze umugabo waguca inyuma nongeye kugusuhuza aho ukurikiye Nest TV wowe wahisemo ko tuzajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi nanakubwira ngo wowe utarakoze subscribe reba aho hasi ukandeho kugira ngo hatazagira na kimwe ucikwa mu biganiro tuzajya tubagezaho umunsi ku munsi nkuko twabibasezeranyije rero ko tuzajya dukorera aho ariho hose hari inkuru yabagirira akamaro cyangwa yagira ikindura mu buzima bwanyu uyu munsi twasimbukiye ahagana nko mu nkengero z'umujyi wa gatoya dusangayo aba bantu muri kureba bagiye kutuganiriza ibyo muri bwumve bisa naho binatangaje nakubwira ngo ikaze rero kandi warakoze guhitamo neza kubana natwe kuri Nest TV. witwa ndetse Musabyimana Odira ufite abana bangahe wowe n'indebo mwiza Denise niyo indeba umwe n'indebo niyo indeba n'iyindeba umwiza umwiza ni akandi kazina kawe umwiza bimeze bite bimeze fresh wowe ufite umwana ufite umugabo wowe ufite umugabo umaze igihe kingana icyo ushatse imyaka 2 wowe imyaka 2 none se umwiza umaze imyaka 2 ushatse ubana n'umugabo turabana ufite umwana w'imyaka ingahe
uwa mbere agiye tangira 6 kabiri afite amezi 9. Okay, tugiye kuganira ariko ndi kubona dore ku mifashe nawe uri imbere ya padi. Tugiye kuganira ibintu bisanzwe. Ubuzima muri rusange buriho. Ubunararibonye bw'imyaka 4 umaze mu rugo. Harya amazina ni Musabyimana Odile. Odile. Experience y'imyaka 4 umaze mu rugo uyu munsi. Ni iki wabwira umuntu uyu munsi ugiye guwasha uyu munsi wenda uraranye n'umugabo wagiye gushaka. Ugiye kurarana n'umugabo wagiye gushaka. Ni iki wamubwira kiba mu ngo? Namubwira kiba mu ngo. Rero zibamo ibintu byinshi. Hari igihe ushaka umuntu mukabana neza. Hari n'igihe ushaka umuntu mukabana nabi. Mwanjye nubwo maze iyo myaka nshatse ubu nashatse ubu ntabwo turi kumwe. Komera cyane. Byagenze biteze? Nyine twarananirana kubera ko twashakanye tutangana. Waramurutaga cyangwa yarakuruta? Aranduta n'umuntu w'umusaza gusa. So wananiranywe n'umusaza gute? Arafuha cyane. Umusaza yaragufuhiye umuta mu bigori. Nyine njyewe kubera ko nabonye ubuzima nari ndimo mbanye nawe utari kugenda kubera imibereho nyine y'imirire ya kino gihe. Aho njyewe nifatira gahunda yo kugenda ndesha umuryango ahantu kugira ngo nshakishe ubuzima bw'ububaho. Ubwo rero nataha asanga yababaye cyane ko nigiriye mu basore tungana. Asanga yakinze. Akabyanga akingura akabyanga. Rero nkasubiraho narindi gukorera iyo business. Ngombwa nyine ko bikomeza gutyo mu minsi nkamaze ndumva wenda amaze ukwezi ariko n'ubundi byari bisanzwe bibaho n'ubundi nkasubirayo akongera akaza agacyura. Mumaze ukwezi mutandukanye se? Ariko nyine n'ubundi njya ngera igihe nkasubirayo mbese agacururuka kaza agacyura nkasubirayo nkihangana nkongera nkasubirayo. Hashira indi minsi bikongera bikagaruka nanone nkongera nanone nkakata nkasubirayo. Ubwo nibwo buzima tubanyeho njye nawe. Ubuse hari icyizere ko yazongera kugaruka? Hari icyizere ko azongera gucyura? Nyine mfite icyizere nyine ko azagaruka uko iminsi igenda ihita. Ese ubundi bitari ibanga iyo business ni iyi? Bitari ibanga. Yere ncuruza akabari. Akabari se si business isanzwe? Rero ubwo wenda kubera ko iminsi igenda ihita hari igihe umuntu ahura n'umuntu akamubwira ibibazo bye akabwira ati gutya na gutya akaba yamuhana akavuga ati bibireke n'undi ati bibireke agakuramo ikimwubaka nyuma yaho akavuga ati akaza yaciye gutya. Muzehe si ibintu yakekaga nta na gakeka wenda yavugaga amakuru nta hantu yabaga yakuye? Amakuru yabaga yakuye ntabwo yabura gukurura amakuru kuko afite imyaka 37 afite imyaka 90. Ubwo nta kuntu na rimwe adashobora kuvuga ati uyu mwana aracyari mutoya. Byanga bikunda afite n'amaraso ashyushye. Byanga bikunda baramutereta. Ese ubundi ubuse ariko rero muzehe nawe wayigiza nkana. Ubuse ubundi aba yumva ikibazo kiri. Ababona nyine harimo ikibazo. Abasore ko hari ibintu babasha n'ubundi. Wenda nyine ariko rero nubwo wenda babona atabibasha ariko iyo umuntu mwabanye aba yumva ko uruwe na wari wawe. Ayo magiye wowe se nta kintu bikubangamira ahubwo hagati aho? Yewe hagati yanjye nawe ntabwo ari cyane kubera ko nanjye ndamushatse mbona ko hari icyo namukuraho ndamwemera. Namushatse mwemeye. Ubu tuvugana Odile n'umwe mu bakobwa bamwe mu bashatse abagabo bakuru aho umuntu w'imyaka 30 ashaka umuntu w'imyaka 90. Umunsi ari abantu amurusha ingahe? Amurusha imyaka 60.
yarayindusha n'ukuri pe. akurusha 60. habanye bate none se tubwira ubundi mwabanye mute? Kubana kwanjye nawe Mwarakundanye, twarakundanye ariko dukundana ndi umukozi we mukorera Musanze nayo Kigali kuko iwacu ni mu karere ka Gakenke niho mvuka. Naje rero ndi umupagasi nje kwishigira ubuzima i Kigali. Ndi umuhinzi nta kandi kazi ngira nshoboye guhinga. Ubwo nawe duhurira ahantu muri kabari ndi kumwe n'undi mu mama tuvuga uburyo tuzi guhinga. Noneho yumva ko nawe afite ubuhinzi. Ariko kuri ya makuru yumva ngo ngiye simbyara. Ahita yumva ko ngiye utabyara ari ngiye yakwijyanira. Ubwo rero aza arambwira ati uze uhe akazi ngenda gutyo. Akazi arakampa turumvikana. Noneho uburyo yagumije kunkururamo naratahaga akambwira ati fata ibyo guteka untekere nkamutekera. Nanjye nkareba nkabona ko ntari bujye kuri butike nkateka nkarya narangiza kurya nkagenda nkasubira he kwicunga. Saa 3 zagera z'amanywa ndi guhinga ikiraka nkabona umuntu anzaniye icyayi yanzaniye imineke kwitaho rwose. Yabana nkabona umuntu arankunze nkabona ko rwose nkavuga ati uyu muntu ariko uyu muntu ashobora kubarwa neza. Umuntu ama amafaranga narangiza mpe n'icyo kurya n'icyo kunywa nakwiteho. Sanga namara gutaha akansanga ku icumba ati nsange kwa kana kankubwire. Nagera nkabona nkubise nkako kanore sangiye akandi. Najya guhinga mu gitondo nafata isuka nkasanga byeri yazisize munsi y'igitanda. Ati cara tubanze twica umwaka. Muruba umusaza agumiza kunyica gutyo mu mutwe. Ngeze aho arambwira atari kubundi waretse tukibanira ko nzagukiza. Ese undi mu busanzwe afite amafaranga muzehe? Saza nyine yarafite ubutaka kuko umuntu utuye hano mu mujyi wa Kigali afite ubutaka ntakuntu yaba adafite amafaranga. Ntangiye ndavuga ati ariko nareba akabimbwira ariko nareba ukuntu angana. Uyu musaza ubu kuko turakwiranye ku buryo twabana akambera umugabo. Mu mutwe nkumva simbyakiriye ariko ibikorwa nkorera agenda nkorera utuntu agenda kutubyera ishyira munsi y'igitanda. Tugumiza kunkurura gutyo. Noneho ageze agurisha isambu bamuhaye miliyoni 7. Bamuhaye miliyoni 7 atangira guha abantu inka akunda. Noneho ngeze ndabwatse muze kuri guha abandi inka. Icyo gihe baramuteze mu nzira baramukubita bashaka kumwambura ageze no mu rugo asanga bamwibye. Ndangije za miliyoni 7 se bakozeho. Za miliyoni yazijyanye kuri konti akasigara nka makeya. Abigeze nyuma imiryango kubera ko nakoraga yo yamaze kumenya ko hari umuntu ukorayo usa nkaho abari hafi ye buri gihe wamenya makuru ye. Barampamagara bati turebere muzehe batubwiye ko bamukubise bakanamwambura kujyayo. Nsanga kuko niko byagenze. Ubwo ubuyobozi buraza maze kuhagera ubwo bakora ibyo bagomba gukora baramujyana Kacyiru. Baravuga ati se none hano turahasiga ndi. Bahita bavuga ati Odira ni urahasiga niwe bamenyeranye sigara kuri ubu. Ubwo avuyeyo hanjye nshusha amazi ndamukanda nk'umuntu tuziranye nk'umugabo wawe. Kigeze zimwe mwamaze kubabashira mufata gutyo ndamukanda mushigishira agakoma musaza mufata neza. Aha kiruki yatangira guha abantu ariko njye ntiyayimye. Ariko njyewe akaba yari yaragenye ikibanza agomba kumpa. Ariko akavuga ngo nimve kwicumbi nze tubane amicyo kibanza. Nanjye nkagira amanye ko kuvuga ngo nimara kujyayo yangiza umugore tutanangana nkaseba ikibanza ntakime cyangwa imiryango igakarira. Nzaba nsebeye ubusa. Nanjye ndabwire tuboya ahubwo wimpe kibanza mpinka nanjye. Umusaza amafaranga 250 ndi mu bupangayi arayama. Ndangije ndayagurukana njyana mu cyaro nanjye nguramo inka koko ndongera ndagaruka. Ariko icyo gihe tariraga y'ibitoki uramuze. Ariko namara gutara cyangwa nenze uwo rwagwa nasubira ku icumbi agasigara babaye. Rimwe noneho umuntu arambwira ati rosha umusaza aragukunda
kandi mwagiranye igihango. Umuntu waguhaye inka wamwagiranye igihango atemera mu bantu. Sasa nanjye mbikuriye mu mutwe ndareba ati n'ubundi nta wundi mugabo mfite kuko nta wundi mugabo nari nagashaka. Yego. Ndagije bitagenda basaza. N'ubwa mbere warushatse. Bwari bwo bwa mbere. Ibyo se by'uko utabyara yabikuye. Nyene yari yarabyumvisha ukuntu ukurikije n'imyaka nkubwiye mfite nuko naringana nta mugabo nashatse. Ubwo byanga bikundi bifite ikibazo wenda mu buzima ntabwo biyebereka kuko umuntu wese agukoraho mujyane gutya akabona ntibivamo nawe wakitekerezaho ukavuga uti ninshaka umusore mfite iki kibazo dushobora kuzadirirengana n'ubundi nabaye umugore nkongera nkandagara ugahita mukaba wihagaze ukabyihorera. Ubwo rero umusaza amafaranga arayampaye nkandayikura ndagenda abana tubana gutyo gake bigeze nyuma cyo kora cya kibanza umutwe gake agera ugakima nacyo arakima ngo tubana gutyo. Ubu n'ikibanza uragifite? Ndagifite. Niyo Kirina hasi? Kirina ko ntuye hano hafi aha ngaha nawe atuye hafi. Ubwo bigeze nyuma nza guhura n'ikibazo cy'uburwayi. Ndarwaranye kwa muganga cyose yashika barambaga ndivuza ariko ntiyamfasha. Mu kutamfasha mvuye ku bitaro tubana nabi n'inzara n'ibiki. Mu gukiruka kwanjye ndavuga ati rero musaza ndabona ubuzima ndi guhura n'ibibazo ukanga kumfasha. None rero njyewe ibibazo nahuye nabyo byanyigishije indi nama. Ngiye kugenda mfata umuryango ku muhanda ngenda hari ibitoki ngende izo nzoga nzipimireyo nizunguka ndangure n'utundi tuntu nshiremo mbona uko nkucunga nanjye nicunga ntifuje nimpura n'ikibazo nanjye nimpura n'ikindi kibazo cyangwa cyo kujya gusura abamama n'inshuti mbona uko nkikemura ntakwatsa amafaranga kuko wowe uvuga ko ntayo kuko ntawe ukiyakura ushaje. Mbese mutwara gake byera byemeye ndanafunga umuryango. Ako bigeze nyuma nyine ubwifuhe rye rirakura ritangira gukura akanaza umuntu yanyitegereza ngo ubwongo ndamushaka ngo garanshaka uze akakuzengera akanzengereza nkemera nkihangana cyo kora nkamwubaha pe natankamenya ngo niba ari icupa rya mitsingi aranywa mvuye gucuruza ngomba kuri mushira nanjye niba ari agapirimusi ndanywa cya kanorese ndakajyana kamwe kanjye na rimwe rye dusangira rwose akabyumva ariko byageze aho nyine ifuhe rirakura cyane ashaka kumbuza gucuruza nanjye mbona gucuruza icyo byari bimfashije mbona ibyo ndi kumusaba mu rugo nabyo ntibiri kuboneka. Ubwo mbese urebye muri makeya aha ibintu dupfa hanini ni uko ncuruza kuko gucuruza nshobora gutaha saa 4 saa 5 bitewe n'uko abakiriya inaha i Kigali baba bagiye gukora bagataha bwije bagera mu rugo bagatanga rasiyo bagateka umuntu akavuga ati okay maze kurya reka ngende wenda ndenzeho akantu. Noneho ya saha ya saa 3 wenda iyo gutaha ugasanga babakiriya nibwo birundagije ubabonye nanjye nkacuma ya masaha. Ibyo rero ntabyishimiye ntabibone nk'uko. Ubu se uyu munsi agarutse mwakwiyunga? Uyu munsi n'ubundi araza kambwira ngo nintahe nguko buryo nashakaga ngo narabibonye narahaze mbese basore ndabahaza ubu nintahuke nahabwe ati nta muntu uhaga atarapfa. Ariko ese ubundi mu by'ukuri Odi muzehe ko bajya bavuga ko ngo abakobwa ngo bashaka abantu bakuze ngo baba bakurikiye utuntu imitungo nibyo koko? Ni nabyo kuko nta kuntu wasanga umusaza w'imyaka 90 ufite imyaka 30 nta kintu ashobora kugusigira kandi nawe umutaho igihe cyawe. Icyambere ujya wenda ngiye nshobora kujya kumuhigira ubuzima nka gutyo nkamusiga mu rugo nkaza nkamutunga sibyo muri za mbaraga zanjye nkamutunga kandi we ntari buntunge. Ubwo rero cya kintu yakiguhaye nawe ugakoresha za mbaraga umucunga gutyo
iyo yitaye Imana imuhamagaye nawe cya kintu uradusigarana kikagusunika, yego, bigatuma nawe ejo ubaho neza. Icyo gituma uvuga uti niba akuze nyine ubwo hari icyo afite, mutehe igihe, ariko nanjye hari icyo azansigira. Nese umuntu w'imyaka 90 mu mabanga y'abashakanye hari ikintu biba bigikunda biba bigikunda mu mbaraga nkeze afite. Inda yariye nayo ni igisambere, biba bigikunda kuko kandi n'ibyishimo birahenda. Nubwo mwaba muraranye akagukoraho ntiyicwe n'imbeho, ukamuganiriza ashobora kwishima, ariko ari wenyine yabaho ahangayitse cyane, bigatuma apfira n'igihe atari gupfira, kuko nta muntu aba ari buvugishe, nta muntu arakoraho ngo yishime. None se ubu ni iki wabwira noneho abantu bavuga ko abantu bashatse abasaza ngo hari abantu hari n'ababita indaya ngo buranga ukagiye kumurya? Ni iki wabwira abo bantu bavuga ayo magambo? Abo bantu bavuga ayo magambo rero ntabwo baba babanje gutekereza neza ngo babone igihe tugezemo icyari cyo uko isi igenda isiganwa n'iterambere. Kuko n'umusore nawe mushobora gushakana mungana, wenda ukamushaka ari umusore mungana, ariko nta n'ikintu nawe anafite, mugashakana gutyo ubuzima bukanabacanga, bikarangira ejo mutandukanye. Mwatandukana ejo ahubwo ukajya gushaka wa musaza n'ubundi nanone, kuko hari igihe uba wabaye umugore wanabyaye, n'ubundi ubuzima urumva ko uba utabayeho neza. Ariko muri make umusaza wamubonye afite icyo afite, mugakundana, wamushaka, wenda yazamara no kwitahira. Ariko se ubundi buriya gahunda si ari ukwitahira nyine, gutaha ubundi ni ugupfa muri make. Si biba ari gahunda se nk'umuntu, si wo hantu uwo bashakanye yungukira? Ariko niho wungukira, kuko n'ubundi yapfuye wamukuyeho wa mutungo, ushobora kubona undi musore nawe muyingayingana ukuze nkawe, ufite kuntu abayeho, mukihuza, n'ubundi cya kintu wamukuyeho mukacyungikanya mukabana. Ntubu ubona yaragutindiye gutaha? Ntabwo hari igihe umuntu ajya yibaza ko akoze yuko adataha, ugasanga amaze nk'ijana. Rero reka nkubwiye, kubera ko umuntu ubitekereza gutyo ntabwo aba yamukundaga, biba bitewe n'uko mwakundanye. Iyo umuntu mwabanjije gukundana bitabaye ibintu byo kuvuga ngo ndagukunda mugahita mugenda, yakubwira ndagukunda mugahita mugenda, ibyo n'ubundi biragira vuba. Ariko njyewe urumva ko twabanye igihe ndi umukozi antereta azana utwo tuntu gutyo ngera ubwo mwiyuma mvamo, nanjye numva ndamukunze, ngenda gutyo. Rero urwo rukundo rero twakundanye icyo gihe rwatuma ruracyandimo, kandi nawe ruracyamurimo, kuko nawe ajya avuga ati ndakwikuriye aha gutya na gutya, nkuha akazi nkwizaniye. Ibyo yampaga abimpaye byaranshimisha, ni nabyo bikindimo. Ubwo ntekereza nkavuga ati n'ubundi umuntu twarabaye arashaje kandi yampaye agaciro rwose, ntabwo nakemera kugira ngo asaze nabi. Ariyo mpamvu ntari kure ye, niba nahukanye ndajya hafi. Ese ntabwo ajya mu bandi bagore we? Oya, ntabwo yajyamo, arashaje. Odi, wemeranya wemeranya na Odi cyane? Ese we kuki utashatse umuntu? Wowe umugabo afite imyaka ingahe? 47. Arakurusha ingahe gusa? Ubu se wagira inama umukobwa mugenzi wawe yo gushaka umuntu w'imyaka 90 nawe? Yanjye cyo namugira inama, nabwira nti rero inshuti wanjye shaka nyine yabona wamugirira akamaro, kuko nanone hari igihe ushaka umusore ukabona nyine nta kintu azakumarira, mugahora mu miserero, ukavuga ati n'ubundi uyu nta gahunda dufitanye, nta n'icyo mbona azandaza. None se washatse umuhungu w'imyaka 20, wari urukundo cyangwa wabonaga hari icyo azakumarira gusa? None se ku kintu kijyanye n'akamaro umusore aba agomba kuba afitiye umukobwa, ni gutuma umusore aba agomba kuba afite, kuki se umukobwa batagirira akamaro umuhungu?
ubundi icya mbere na mbere ubundi aho ngaho hanini habanza urukundo kuko nta rukundo rurimo ntabwo ibintu byose bigenda neza. Nta kintu cyakorwa nta rukundo rurimo kuko nta rukundo rurimo byose aba ari amakimbirane. Gute? Kuko rero ari amakimbirane njye nasanze ndeba niheraho naramushatse urikumva nshaka uwo musore umwana wa mbere nta mugabo nashatse nyine namubyariye mu rugo. Ni uwo musore se? Njyewe twakundanye mfite uwo mwana turakundana tumarana nk'amezi 5 tugikundana. Uba ubona nyine umuntu ugenda umwiga uvuga ati umuntu ateye gutya na gutya. Turakundana tugeraho nyine dushakana tubana turabyara tubana imyaka 2 ariko mu myaka 2 nahukanye nk'inshuro nta nabara. Mu myaka 2 yonyine ndumva nta nazima. Mupfiki dore ikintu dupfa ibintu by'ubugwagi by'ubwana mbega muri twebwe. Ibi ni ibihe gute? Kuko avuga ati niba hagize umuntu umvugisha avuga ati arantereta ukumva arafuha cyane yewe cyane ubwo rero nanjye navuga nti nabona avuganye n'abandi nkavuga nti wowe kwambujije kuvugana wantutse cyangwa wantonganyije kubera navuga umuntu yamvugishije kuki uvugana n'abandi. Rero ugasanga nibyo turi gupfa ahanini tugasanga turi gupfa ubukene. Navuga nti rero ubukene tubwihanganire ko twese twashakanye nta kintu umuntu afite kandi nanone ikintu ubukire umuntu arabuhiga akabwishakamo. None se harya ni mwiza uyu munsi umugabo wawe umugabo ufuha umuvugaho iki? Umugabo ufuha rero umuvugaho urumva uhuje ikibazo na Odile nawe afite ikibazo cy'uko muzehe arafuha pe. wanjye rero mana yanjye mba mbona n'undi tutazashobokana ugufuha ngo ndacyari muto n'ubundi gato keza baramvugisha kumva yuko nyine ntabashaka kumva mu rugo. Ubwo niyo mvuze ati ngiye gukarata Nyabugogo havuga ati ntagiye guhura nande na se w'umwana wanjye ugasanga ni igihe kinini. None se wowe ntabwo ujya umufuhira? Erega uwo ukunda uramufuhira nanjye ndamufuhira. Kuki ubyanga akagufuhira kandi wumva nawe? Ntabwo mbyanga ahubwo ikibi ni uko amfuhira mu bintu ntakoze. Ibyo bintu se bishobora kugumura bigatuma ahubwo ubikora? Umuntu ushobora kumuhoza ku nkeke y'ikintu uhora umubwira ukamushobora kubijyamo. Byari byageraho se wowe? Ntabwo birahagera. Tubwire ubu se mumaze gutandukana inshuro nyinshi cyane? Nyinshi muri iyo myaka nyinshi ni nk'inshuro 6 cyangwa gutyo bayibaze mu nshuro 6 mu myaka zose mupfa gufu. Ntazo muri atandukana se ari wo mufuhi? ntabwo ari njye wabanje kumufuhira. Ubwo nyine ubwo umuntu yamvugishije tekana yakuvugishije ngo muraryamana kandi ntanabikoze ntigize nanava mu rugo. Ntabwo yirirwa aba yagiye mu kazi ngiyo ntabonye icyo kiraka ngo nyikoreye mba ndi mu rugo kandi uyu n'ubundi turaturanye turegera. Naho akambera umuhamya akavuga ati nta hantu yigize ajya yiriwe hano akavuga ati umugabo wawe ari kugoboka. Ubwo bushize nyine nawe ukaniye ko uyu mubyeyi yego karasara kumena amavide y'uyu mubyeyi ibintu birayogayoga. Anywa inzoga ariko arayinywa si baba wenda yanasiye ntabwo aba yasinze biba bimurimo iyo ubanye n'umuntu imyaka 2 uba warangije kumumenya karagiteri yiwe nyine. mwihangane rero. Ubu se muri iyi minsi bimeze iminsi nyine ni ugushwambagurana nyine gutyo dupfa utuntu mwana yanjye ubukene bwacu tukiyungabwani. Rero umugabo wanjye twihanganira ubukene bwacu hari igihe bizacamo bigende neza ubushyamirane buzashira kandi buranashira.
nta kibazo rwose ubwo nta cyo ariko n'ubundi biba ari hatari cyaba ari danje Odi gira inama ugira umwiza uyu munsi kugira ngo yubake urugo ruhamye. inama namugira ese inama namugira burya inama we n'umutimanama we n'umufasha we ndumva ari bo uko bakundanye ari babiri ari nabo bagomba kwifatira umwanzuro w'uko bagomba kubana. Ese ubundi nkawe iyo urebye nk'umuntu ubahora iruhande umunyamakosa ni umunyamakosa mbona ari umufasha we umugabo cyangwa umugore. umugabo niwe mbona aba ari umunyamakosa kuko nimba yagiye mu kazi umuntu yiriwe wenda mu rugo akaza wenda agatohoza ijambo wenda yinywera nk'agacupa nk'umuntu unaniwe aho akanywereye bashobora kumubwira bati umugore twigeze kumubona wenda hariya cyangwa ahagararanye n'umuntu we ntabwo yabibonye nibyo yumvise ubwo aragera mu rugo arishinga ati bambwiye gutya wari uri kumwe na naka byagenze gutya mwavuganaga iki noneho nabibwira uyu agasanga atari ko byagenze nawe ari buvuga ati gutu bikuye he urambangamiye gutya na gutya ubwo intambara rero ihita itangira kuko kamera y'umuntu nta mutagira kamera nawe agomba guhita azamuka akavuga ati urambekeye natangira kuvuga rero undi ku muntu wimwereye agacupa abamuteye urushyi rwa mbere umugore kandi iyo umukubise urushyi aranakubitana aramukubita urumva namukubita namukubita urushyi narasezeranye ahita asara ngo ahite nawe azamuka ubwo rero muri kwa kuzamuka k'umugore ubwo se cyaba ari ikibazo cy'uko yashatse umugore mwiza. none se ni na mwiza kuko yamushatse n'ubundi abona ari mwiza ariko kandi ntabwo yaba ari mwiza kurenza abandi bagore bose ababona. Ni ikibazo urumva kumufuhira gutyo kugeza n'ubwo amukubita mbasa atari ikibazo. ariko hari ikintu kimwe ndimo ni kwibaza buriya muntu ufuha agafuhira umuntu cyane ashobora kuba nawe aba ari we ucomoka aba agenda wese wowe ujya umukeka se? ndamukeka Yego cyane rwose uramugwa gitunga ntabwo ndamugwa gituma ariko niba ngombwa nzahamuka nzamufata kandi ubwo nimufata ntabwo nzaba buriya aragenda ati impamvu iki ahubwo akaba atekereza akavuga ati umugore arabizi wenda ko ngenda arabimenya akaba agira ngo nawe nawe niko agenda buri wo bavuganye nawe aragenda ariyo mpamvu afuha cyane gutyo buriya aragenda agakeka ko n'umugore rero ubwo nawe agenda. Umuntu ufuha cyane ufata iya mbere yo gufuha cyane by'indengakamere niwe muntu uba yarafashe iya mbere yo kugenda ahubwo akagira ubwoba ko bamukeka ko babizi ashobora kuvuga ati nubwo yanyihanganiye ariko buriya arabizi ahubwo nawe aranyomboka akagenda. Njye niko mbibona. Umwe ujya umukeka se byahata? ndamukeka pe Yego ase wabona atajya agira nta kizibike zuramufata naracyamufata nyine kandi atari wowe wagize ibyo bintu se ntibiri gutera ubwoba. narabimubwiye arangije nyuma arambwira nyine turashwana arambwira ngo jyana ngo nyine ibyo nagusigiye ngo birahagije urumva ko nyine nyuma nagiye nanjye kwivuza ubwo rero bigenze gutyo nawe tuvuga ati cyangwa bikunze umugabo aguca inyuma biba ari danje aho urabyumva komera cyane ubu se twebwe turifuza ko urugo rwanyu rwose rusubirana rugakomera hagati aho ngenda ashaka ko nzahura na muzehe nkamunga na Odile bakiyunga muzehe akaba yumva nta makenga agomba kuba afite muzehe kubera icyo fuhira Odile nyine ababona ashaje ahanini kandi akamubwira ati wagiye gushaka abana nyine yewe arambwira ngo nagiye gushaka umwana ku muhanda kubera ko we nta kintu agishoboye yego we nta kintu agishoboye nuko naje gushaka abana ku muhanda ubwo rero wagiye gushaka abasore mu mugana ubwo nimara kumva maze guhaga nzasubira mu rugo
urumva nyine ko gusubirana biracyahari. biracyahari. ubwo twe turashaka kubunga, turashaka rero kubunga wowe na muzehe. kutwunga biremewe ariko ntabwo wapfa kubishobora kuko muzehe nta muntu ujya umwemeza ikosa, ashaka ngo umuvugire niba andeze amakosa akayakuregera kuri njyewe, ubwo wemere ko ari byo nanjye nyemere. niko ababishaka we ntabwo wamubwira uti be muzehe aha n'aha nawe ufite ikosa gutya ugomba kumurekera uburenganzira bumeze gutya bikagenda gutya, ntabwo abyemera, ntabwo abyumva kuko nanjye mba ndi mu miryango ye n'abaturanyi. nese niba atakumva umwana we cyangwa umukobwa we ari abavandimwe be bamugeraho ngo twicare hamwe nk'abantu 3 cyangwa 4 tujye muri icyo gitekerezo, muzehe acyumve ntiyumva abandi bavandimwe baturanye bangana nawe, yajya kumva umuntu noneho atanazi ataza akaza kumva ibibazo bye, ntabwo abyumva. ubwo ngewe nawe gusubirana kwanjye nawe tugashwana ibintu bigakomera, akagera ubwo anyishoraho akaza akampirika ngo nkunde ngiye mukubite.